nk'uko bisanzwe rero twongeye kubahereza ikaze kuri channel yacu Impano Yawe TV. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Uyu munsi murikurikire neza, tuguhaye ikaze hano kuri channel yacu YouTube channel Impano Yawe TV. Isi yose yagukurikiranye kuri televiziyo yacu Impano Yawe TV kugira ngo utugezeho ubutumwa bwiza duteguriye bw'uyu munsi, ubutumwa bukurikiranwa n'abantu batuye isi yose ndetse mu Banyarwanda muri rusange. Tuguhaye ikaze rero, uratangira utwibwira amazina noneho ubundi ukomezeho ugezaho ijambo waduteguriye ry'uyu munsi. Ekaribu. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Nitwa Sengimana Dieudonné, ntuye mu murenge wa Matimba mu kagari ka Nyabwishongwezi. Nkaba ndi umukozi w'Imana rero, Imana ikaba yarampamagariye mu Aporoso, akaba arimo nkora umurimo w'Imana. Ariko Imana yaje kunyereka isabato kandi Imana impa guhanura imperuka. Ubwo rero abantu bajya bavuga ngo imperuka ntibaho cyangwa nta wihanura, ariko burya umugabo nawe yahanuye imperuka, n'umugabo Loti nawe yahanuye imperuka. Ubwo rero nanjye Imana intumye kugira ngo mu kimbo cya Nowa cyangwa mu kimbo cya Loti nanjye mpanura imperuka. Ubwo rero Imana yampaye guhanura imperuka kandi impa gukora umurimo wayo. Rero tugiye kureba ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tubanza kureba ijambo ry'Imana, Imana yanyohereje na marayika Mikayire uvuza impanda y'imperuka, kuko Imana ikoresheje abamarayika bo ntabwo batugirira imbabazi, rero ica mu muntu twebwe abanyabyaha. Niyo mpamvu mbanje kuririmba indirimbo y'impanda y'imperuka kugira ngo umuntu wese ayumve. Impanda imperuka, impanda imperuka, impanda imperuka, impanda imperuka, impanda impanda imperuka, impanda imperuka, impanda imperuka, impanda imperuka, impanda. Turebe ijambo ry'Imana noneho riri mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, igice cya 3 n'umurongo wa 19 kugeza ku 24. Muri Bibiliya za mbere ni igice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6, aho mfite amasezerano yo kubuhanuzi bwanjye kuko mpanura umunsi w'iteka. Riri muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza ku 24. Muri Bibiliya za mbere ni igice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Haratubwira umunsi w'iteka. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishingwe. Maze haba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka nyine bavuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Maze muzasohoka mu kinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabiva umunsi ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka nyine bavuga. Nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisiraheli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurembuza isi umuvumo. Amen. Ubwo rero Uwiteka we yimanukiye, cyangwa Yehova yimanukiye, cyangwa Yesu yimanukiye, aba basenga ku cyumweru bose yahita ashyira mu muriro utazima, kuko Imana yampishuriye ko umunsi w'icyumweru atari umunsi w'Imana. Aba badivantitse nabo yaberetse isabato, barangije bapinga umwuka w'Imana, ntibiyiriza ubusa, ntibahimbaza, bakurikira Madamu White, kandi Bibiliya ntabwo itubwira ko abagore bakwiriye kuba abahanuzi. Ubwo rero nicyo cyatumye Uwiteka ateganya muri Maraki hano kuri umurongo wa 23 ari wa 5 muri Bibiliya za mbere ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurembuza isi umuvumo. Ubwo rero Yehova yampaye gusengera sida, ampa gusengera kanseri, ampa gusengera korona, ampa gusengera ingumba zitabyara, ampa gusengera abasazi, ampa gusengera ibirema, ampa gusengera impumyi. Ibintu byose byananiranye, kuko Yehova yantumye gukuraho urupfu, gukuraho abahanuzi b'ibinyoma, gukuraho n'inyamaswa. Aho Yesu yazukiye agatsindira urupfu n'ikuzimu, agatsinda Satani n'abadayimoni, akazuka ku munsi wa 3. Ubwo rero yarambwiye ngo uwo nzajyana muri iyo mva ye arwaye sida, arwaye kanseri, arwaye korona, yewe ari n'umurambo wapfuye, ari n'amagufwa yumye, Yesu azajya yazura.
muri ako kazu k'umwuka wera niho nsengera sida, niho nsengera kanseri, niho nsengera korona. Ubwo rero izi ndwara mubona zituzonze, zaba sida zaba kanseri, biraterwa no kwica amategeko y'Imana, kuko ibyo biri mu ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2 igice cya 28 ngo nitwica amategeko y'Imana imivumo yose izatugeraho. Reka turebe icyo gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 28 n'umurongo wa 15. Haratubwira ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo yose y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho, uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Uzavuma mu majya no mu maza, Uwiteka azakohereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba. Aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Uwiteka azaguteza mu giga itakuvaho, ageza aho azagutsembera ugashira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu, bizakomeka bigeza aho uzarimbukira. Mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeza aho uzarimbukira. Ubwo rero abantu bajya bavuga ngo nibo bakora indwara, ngo nibo bateza indwara, ariko Uwiteka iyo tutumviye amategeko ye niwe uteza iyi mivumo, niwe uteza izi ndwara. Yesu nawe yavuze ko mu minsi y'imperuka hazaza indwara z'ibyorezo kubera abantu kutumvira ijambo ry'Imana, kubera abantu kutakira agakiza, kudakizwa ngo bihane. Nuko rero mu butumwa bwa Luka igice cya 21 n'umurongo wa 5 gukomeza turahasanga ko Yesu yavuze ko n'ibyorezo by'indwara bizabaho. Reka turebe guhera ku murongo wa 5. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo, arababwira ati ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Baramubaza bati mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasorezwamo cyegereje ni ikihe? Arabasubiza ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni nge Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarika imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami, n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya. Ni ukuvuga rero Yesu yavuze ko hazabaho ibyorezo by'indwara. None rero ibi byorezo by'indwara, ibi byorezo bya sida, ibi byorezo bya kanseri, ibi byorezo bya korona, ibi byorezo biturembeje, ni ukubera abantu kutumvira ijambo ry'Imana, ni ukubera abantu kutakira agakiza ka Yesu. Zekariya 14 umurongo wa 12 haratubwira ngo iki nicyo cyago Uwiteka azateza amahanga yose yarwanije Yerusalemu. Bazashira bahagaze, amaso yabo azashirira mu bihene, kandi indimi zabo zizaborera mu kanwa. Ni ukuvuga nicyo cyago rero kizaherukana nawe ni umunsi w'Uwiteka. Zekariya 14 ku murongo wa 1 haratubwira ngo ni umunsi w'Uwiteka, nawe ni umunsi w'Uwiteka ukomeye. Abantu baravuga ngo umunsi w'Uwiteka ntuzabaho, ariko ugiye kubaho. Niba mushaka kumenya, murebere kuri iyi korona yahagaritse ibintu byose, ikabiteje isi ibibazo. Ubwo rero niba ushaka kuyikira ungereho. Niyo mpamvu rero niba ushaka kugira ngo ukire sida, ukire kanseri, ungere kuko ngewe yangize riya 3 uzazura nabishwe na korona. Rero mwakira ijambo ry'Imana kandi mwizere Yesu. Igihe kirageze rero kuba yohereje uyu muhanuzi riya 3, ni ukugira ngo noneho niwizera ubashe gukira, niwizera umwami Yesu abashe kugukorera ibitangaza bikomeye. Rero mwakira ijambo ry'Imana. Yewe ndabaza rwose umubwiriza utubwirije, numvishamo ahantu uvuga ngo ushobora gusengera umurwayi wa sida agakira. Kuko birashoboka ko umurwayi wa sida yakira? Birashoboka rwose, kuko iyo tureba ntabwo ari twe twenyine tugiye kubikora. Abantu byatewe no kwica amategeko y'Imana
bahinduye amategeko y'Imana bakadushyira ku cyumweru, nicyo nicyo cyatumye Imana ihagarika bya bitangaza. Ariko Petero mu byakozwe n'intumwa dusanga ko yasengeye Tabita akazuka, ndetse Petero na Yohana bahagurutse ikirema ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Pawulo nawe yazuye butuku. Rero iyo dusomye mu rwandiko rwa Yakobo, naho Yakobo aratubwira ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Ni ukuvuga rero ba Eliya nabo bakoze ibitangaza. Eliya wa mbere wahize n'abami, yazuye n'abana b'abapfakazi, bakoze ibitangaza byinshi bikomeye. Abakurikiye Impano Yawe TV, turabashimiye mwese cyane mwadukurikiye. Tuzajya dukomeza tubereke impano zigiye zitandukanye z'abantu batandukanye. Uyu munsi twari dufite umutumirwa wacu w'uyu munsi, yabibwiye mwakurikiranye, yaduha ikiganiro cyiza cyane. Yakoze cyane rero, tugiye kuzajya tubagira n'ahandi hose hatandukanye kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza bitandukanye. Murakoze cyane rero, shalom. Mugira amahoro ya Yesu. Amen. Amen.